nuko atacyosa. Okay ntacyosa nuko ntacyosa biratwara umwana akabura nyine kubura amata ku mwana. Amashereka ngo bimutwara amabere nyine akumva nashaka kosa. Yumva ibintu bimukubitira mu matwi ngo yirukanka akirukanka umwana akaba atabona uko amwose. Ikindi bibuke ko kubanze neza ndi umudamu yirukanka ndi umudamu ushakisha. So hano bashatse kuvuga ngo umudamu ushakisha oya madamu arashakisha kugira ngo ajye gusaba yajyana kumesera. Arabyuka afata urwembe rwari imbere yaho turyama arambwira ngo urwembe warunteze. Ambwira ndi magambo abiri noneho ambwira ndi magambo abiri ntari buvugira aha yerekeza ku babyeyi be. Ndamwiho namubaza ati uruvuze ngo iki? Abaraturitse ararisi wenda reka mbivuge gucya abantu baze kubyumva. Yarambwiye ngo papa asanze runo rwembe rwanemye ati nawe yagutema. Numva ni ibintu binunguye. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Oh hallelujah. Numiteho mukiza we umva uko nganya ubwo ugenderera abandi nanjye ntusige. Yesu mukiza umva uko nganya ubwo ugenderera abandi nanjye ntusige. Yesu mukiza umva uko nganya ubwo ugenderera abandi. Ibihe byiza rero abakunzi n'abakunda Impanuro TV turabakunda cyane. Nta kibazo yego murakoze cyane rero. Reka tubashimire abantu turi kumwe muri kino kiganiro. Murabona ko uyu munsi ndi mu rugo cyangwa se ndaho Pastor Cedric na Mama Pasteur Alicia uyu munsi bacumbitse mu buryo nk'ubu ngubu. Rero ntago ari inkuru yoroshye cyane kubona uko turaza kuza kuyivuga. Nkuko mubonye dutangira Alicia ntabwo kuvuga ari kubishobora, ururimi rwaragobwe. Birasaba ko ari kwandikisha telefone kugira ngo mashe gucommunicatinga bashe kuvugana. Nayo mpamvu rero yarambwiye ati sohoriza abantu b'Impanuro TV kandi babwire ko arwaye mukomeze kumusengera kugira ngo Imana ikomeze kwigaragaza. Rero ntago byoroshye uyu munsi kubona uburyo kirunaka turaza kuza kubivugamo gutya, ariko Imana yarahabaye. Ntago twagombye kuba tumeze ukunguka, ariko kubera imbaraga n'urukundo rw'Imana uyu munsi twaje rero twabasuye Pastor Cedric. Imana komeze kubaba hafi no kuborohereza. Ntago byoroshye cyane, haba uruhande rumwe rw'imibereho ndetse n'ibindi biba bitoroshye cyane by'uburwayi. Imana ariko muri kumwe. Reka nkwe kano kanya rero manze suza abantu b'Impanuro TV by'umwihariko banze nadushyira imbere y'Imana kugira ngo kino kiganiro abantu bose bagikurikiye baze kubona umugisha w'Imana kandi baze no gusobanukirwa buri kimwe cyose kiraza kuvugirwa muri kino kiganiro. Ndabizi ntabwo byoroshye cyane. Reka mfate umwanya nsuze abakunzi b'Impanuro. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ukuboko kw'Imana kubonekeho. Ni Pastor Cedric na Muhorakeye Alicia. Abantu benshi badukurikirana kandi tuzi neza ko badukunda. Rero
uyu munsi Pasi yadusuye. Pasi turagushimiye, urakoze cyane. nk'uko wari ubivuze ngo nimba asuhuze ndabashuje cyane. Reka tubanze twiragize Imana cyangwa se dusenge nk'uko wari ubisabye. Mana nziza, Mana ishobora byose, wera wa Isiraheli, Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera, Imana izi byose, Imana idakora nk'abantu kandi ntivuge nk'abo, turagushimiye. Tugushimiye yuko tugihumeka umwuka w'abazima, kuko turabizi neza aya masaha hari abageze ahacecekerwa, ariko twebwe atugiriye ubuntu. Nubwo twagiye tunyura mu bihe bitandukanye, mu bihe bigoye ubuzima, ariko watubereye maso, watubereye umurengezi, uhagaze ku buzima bwacu nibemera ko ibibazo bidutembana cyangwa se biduhitana. Turagushimye rero abo wahaye guhumeka, abo warindiye mu bibazo bitandukanye. Sengera umuntu wese wo ukurikira impanuro, ndagushima ko wamurinze, abo bimeze nabi none, abo bitameze neza, twizeye ko ejo bizagenda neza. Umwanya nk'uyu rero tugiye kuganira nk'abana b'abantu, turagusabye ngo ibiganiro byacu tugiye kuganira ubibemo nk'Imana, wigaragaze, tuvuge tuvugishwe nawe, ubane natwe. Sinkutota amagambo yo gutegeka, icyo duhaye karibu n'umwuka wawe wera, kugira ngo tubeho kandi uboneke n'akuntu bakurikira Impanuro TV. Umugisha waboneke ko wagiye gukurikirana kino kiganiro, kandi na Pasi ugiye kukiyobora ahabwa umugisha. Amen. Ndagushimye ko wandindiye umugore, Yesu. nubwo byari bigoye ariko wagaragaje kunesha kwawe. Ndagushima ko ari icyo wakoze. Urakoze rero, ndagushimye, wahaye karibu n'ikaze mu izina ryawe Yesu, uyu mwanya ubi wawe. Amen. Amen. Imana ihumugisha buri umwe wese udukurikiye, Imana ihumugisha buri umwe wese wabaye hafi y'uyu muryango muri iki gihe nk'ibyumweru 2-3 bishize, kuko siko bimeze. Yego, ni 2 ibyumweru 2 bishize, kubera ko ntago uyu munsi twakagombye kuba dufite ururimi runaka turi kwivugamo. Abantu bakurikirana Ndiho TV bari bamaze iminsi myinshi babona ibiganiro bya Alicia akunda gutambutsa birimo ivugabutumwa ndetse n'ubundi buryo runaka bw'inyigisho abagenda atambutsa zifasha zinubaka umuryango, hamwe na Pastor Cedric baba bari kumwe muri byose, dore ko Imana yabagize umwe n'ubundi byose bagomba gufatanya. Haciye iminsi rero batayibona, bamwe bayogize ati ni bwa buryo, urabizi ko ibi bintu dukora bisaba imbaraga zitandukanye, haba iz'ibikoresho ndetse n'iz'amafaranga. Bamwe bagira ati yenda nubwo buryo bwabayeho, kuko n'ubundi si kenshi cyane bagiye bakunda gukora kubera imbogamizi bagiye basobanura zirimo ibijyanye n'ibikoresho cyane cyane. Ariko uyu munsi wa none byabaye ibindi uburwayi bwaje butunguranye bwa mama Pasiteri Alicia, ntabwo byari byoroshye cyane. So uyu munsi rero nafashe urugendo kugira ngo tujye kubasura, twari n'amataza n'ayo makuru by'umwihariko, ariko nkangurira abantu bose kubaba hafi no kubarwanirira ishyaka, kuko ntabwo biba byoroshye muri bino bihe ku muntu utaba ufite akandi kazi runaka akora gafatika, ari ukubaho kubera gusenga cyane cyane ko Imana ifite ukuntu itungira abantu bayo. Ni muri ubwo buryo rero twasemo kubasura kugira ngo abantu bamenye amakuru. Pastor Yengo twakavuze byinshi, ariko reka uyu mwanya muri ndaza kubahereza kugira ngo muganirire abakurikiye ibiganiro by'Impanuro TV. Ariko mbere na mbere, amakuru ahagaze gute? Ngire ngo wenda tuhera hanga tuganira kugira ngo bize korohera buri umwe wese udukurikiye aze kumenya ko gahunda zifashe. Pastor urakoze. Baravuga ngo nyiramaso yerekwa bike ibindi akirebera. Gusa nanjye Cedric Pasiteri sinavuga ngo nabonye iby'amaso yanjye atigeze abona, ahubwo nabonye iby'amaso yanjye ajyaga abona ku bandi nanjye bimbaho. Uyu munsi ndashaka kubwira abantu mwese, abantu bameze neza, aho bitameze neza, umuntu waba urwaje, waba uri no kwa muganga cyangwa se mu bitaro bitandukanye, kugira ngo byanze bikunze ejo bizagenda neza. Pasi hari ijoro naryamye numva ntago riri buke,
ijoro ryo ku gatatu icyashize ku gatatu icyashize nabonye umunsi w'amateka ku buzima bwanjye nazigiye nibagirwa, ariko nongera mvuga ko byanze bikunze ari umunsi w'Imana yashaka gusobanura Cedric ko ari we mu matwi y'abanyarwanda cyangwa se ku bantu bose bakurikira Impanuro TV. Si abanyarwanda gusa, n'aba diaspora, n'abarundi, n'abantu bose bakurikira itangazamakuru, n'abantu bakurikiye mariage ya Cedric, n'abantu bagiye bakurikira ibiganiro bya Cedric na Alicia bigiye bitandukanye. Ndumva ibintu byambayeho hari ibintu bishobora kuba kugira ngo Imana isobanure Cedric na Alicia abo bari bo. Yego. Kuwa gatatu itariki zingahe? Pasi biri bungore byansa kujya kuri ordonnance yo kwa muganga, mu mpapuro zo kwa muganga. Yego. Narabyutse ni kuwa gatatu cyashize. Icyumweru gitambutse. Yego. Madamu ndumva kuwa kabiri twe twakoze ikiganiro, aricyo madamu aribwo madamu yarakoze ikiganiro na Nyarudindiri. Na Nyarudindiri ndabyibuka. Twaratashye tuvuye mu kiganiro, tugeze mu rugo hari umuntu wari witabye Imana igikondo tuziranye. Ubwo byari saa 9 mbwira madamu rero ngiye gutabara umuntu. Madamu arambwira ngo nanjye ngiye gusenga. Pasa ajya gusenga, nanjye njya gushyingura umuntu ndataha. Bari bagiye kumushyingura nariyo, ahubwo duhura mu rugo bavayo. Igikondo. Ndataha nageze hano mu rugo saa moya, saa madamu nagaraza, ariko numvaga ko yagiye gusenga ari ibintu bidasanzwe bimubaho, numva nta kibazo. Yego. Yageze saa 3 z'ijoro aransuhuza bisanzwe, isanze namaze no kurya nta kibazo n'akavarinza abana. Ko ari ibintu mbamaranira iteka ryose byo kumva yuko igihe madamu adahari n'abamari abana nibaherane ubwigunge bwo kugira ngo buri umuntu umwe muri twe. Aje turarya tujya kuryama, ariko ambwira ngo yarambwiye ngo avuye gusenga, yarambwiye ngo avuye Kanyarira, nanga kubyemera kurumva umuntu wagiye saa 9 kujya Kanyarira amasanga umva ari ibintu bidashoboka. N'abashise bagiye n'ivatiri kandi n'amafaranga yari afite. Ndashika. Bwarakeye mu gitondo saa 12 arabyuka afata urwembe rwari imbere yaho turyama, arambwira ngo urwembe warunteze. Ambwira andi magambo abiri, noneho ambwira andi magambo abiri ntari buvugira aha, yerekeza ku babyeyi be. Ndamwiho namubaza ati ati uvuze ngo iki? Abaraturitse ararize. Wenda reka mbivuge gucya abantu baze kubyumva. Yarambwiye ngo papa asanze rero urwembe rwanemye, ati nawe yagutema. Numva ni ibintu binunguye. Ndaje ndongera namubaza ati uvuze ngo iki? Nyimubaza ngo avuze ngo iki? Nyivuga ngo avuze ngo iki? Yesa kubita induru ku munwa. Akubise induru ku munwa. Ndavuga ati sabana barajya ndamukubise. Taya turwana mpita sohoka njya kugira ngo mbwira abana. Ngarutse nsanga byukije umwana yamuhetse. Papa Alicia aracyariho? Yego, ariho na mama we. Okay. Nsanga ibintu byose abafasha ibintu byose, urumva batangiye gusaragurika. Mwaka umwana, uko namwatse umwana yahise ajya muri salo akuraho uturido, mbona afashe po y'umwana ngagiye kuyimesa. Ndavuga ati uyu muntu byanze bikunze kashaka kumujyana kwa muganga. Ese nikize ko wenda bishobora kuba ari nko kuba urumva amaze imyaka myinshi atabana n'ababyeyi, yakize bishobora kuba ari nka traumatize cyangwa ari nk'ikindi kibazo runaka agize kiri mentale, kugira ngo mujyane kwa muganga. Byabaye intambara ikomeye mu muhanda, atugwana abantu baramufasha, mbona ageze kwa muganga twisanga CHK. Twisense CHK bamujyanye, bano bafasha abantu bagize ikibazo cy'umutwe sinzi ukuntu babita. Urumva nanjye nari nataye umutwe. Psychologue. Yego. Psychologist. Bamugejeje bahise mutera urushinge, bamukubita n'ibinini bisinziriza. Pasi turataha. Tugeze mu rugo bya binini yarabiriye bimushizemo. Byamushizemo naryamye arabyuka. Nabizi. Arafata ishakoshi. Kurumva araguye agaco kubera n'umunaniro ibyo munaniro. Akubita igitenge arasohoka. Numva umutima urashidutse ndebye mbura umuntu. Mufata agiye gusohoka. Ijoro turarwana indarike. Ndajya mukubita bya binini.
ndabyibuka rero ubwo uwo munsi bwakiye kuwa kane bari kuwa kane bucya kuwa gatanu aransarana bikomeye yaranancitse arantoroka ajya mu gisambu yancitse saa moya za mu gitondo nongeye kumubona isaha ya saa 2 z'ijoro mu gihuru saa moya z'igitondo yego na saa 2 z'umugoroba yego ariko yari afite telefone niba aragaruye ubwenge nagiye kubona muranyandikiye icyo gihe bwo aranakivuga arambwira ngo umuntu anamutwaye ngo nibuka ataramutwara andangiye hano yaciye genda hamusanga amagara abantu baramufasha turamucyura turaza turasenga baracyansubira kwa muganga icyo gihe wamusanze yageze hehe urabona dutuye hano ibatsinda yari yambutse werekeza Induba urenze ahantu bita kwa Gatera mu bihuru nuko pasi nabonye numvaga bitabaho turamugarura turasenga rimwe na rimwe agashaka no gukuramo imyenda tugafata tukambika tumaze gusenga rero bwakiye tuvuye kwa muganga none tugeze mu rugo anywa imiti arasinzira mu kwicura yicuye ari ikiragi kuvuga wapi atavuga birancanga dusubira kwa muganga naho birabacanga abanjye banyandikira imiti ngo cyokora ngo wongeraho iyindi miti ngo ururimi ngo ruzungura azongera avuge turasenga ku bantu bemera Imana twarasenze ibyo abadayimoni nabo barabizi ntabwo nizi nicara sinagize mfata ngo tusenge gusa kuko ngiye nemera ko Imana yakorera mu muganga umuntu agakira kimwe nuko yakorera mu masengesho umuntu agakira niyo mpamvu ngiye nasengaga mujya no kwa muganga pasi madamu yongera kuvuga abikiragi agasaragurika ari kiragi n'abana urabyumva umwana muto yatamwikoza ari intambara ntaribona uko njya gushakira dufite abana batoya nyina yavuze induru abana bakavuza induru bana bagataka inzara bahiyaga twagiye kugira iki twese guhiga rimwe na rimwe cyo korashimira abantu Imana agiye ikoresha ababyeyi amikanadi rwose Imana iguha Imana aciyemo tubona umuciro wo kurya urumva umuntu aravaga mu rugo urumva ku muntu aravaga mu rugo ntabwo byari byoroshye turya umuntu yagiye gusenga Imana igakorera mu muntu ukamukuraho manu bya pasiteri benshi barabizi bataragira aderesi ifatika wasengeye umuntu iyo warwaye rero n'umuntu uri bukuzanira icya 10 amenye ko wahuye n'ibaza ari bukuzanira icya 10 n'umwe wabarero ngo umurambike ibiganza umusengere ntacyo yagu byifuzo bye bisubizwe yego mba muri situation nitabaza abantu turasenga bamwe bajyana naho ibibazo byanjye bigira iki bibarambira nubwo ubuzima turimo kuva umunsi kugera uyu munsi ntabwo byoroshye madamu avuga nuku nukujunja amagucya kuvugana no gukwandikira message none no kwandikira message ko amarenga sinyabasha cyo korana Imana yabadutse amarenga yazi yabaye kirage dukazi no kuvuga amarenga umushora kuganira ku marenga urumva ariko hari ibintu abantu bumva ari igipindi hari ukuntu abakozi Imana tujya twirukana dayimoni umuntu akavuga ngo dayimoni ngo sohoka ngo ndagutegetse mu izina rya Yesu kagira ngo gupfa gusohoka uko yiboneye uzatinye dayimoni uzatinye satani wabwiye Yesu ngo nguteze ikindi gihe wani wita utinyira isi ubuzima ubundi buzima n'ubusa urumva kubona umugore wanjye Alice yambaraga igitenge akicara kuri YouTube akavuga barabizi nyine ibyo twavugaga byinshi ariko uyu munsi amagambo akabura aho ubona umugore wawe wiyambuye ubusa mugiye kuryama mu buriri aho mubona ashaka kwiyambura ubusa mutagiye hehe mu buriri abo ngo yirukanke yambaye ubusa none bira biti byo kwa muganga bikamushiramo yashonje eba naho ubwira ati ndashaka kujya mwanya cyamese ushaka kugiki ngo ibyatsi kuko nabo babazi yuko ibyo kujya bitari biboneke iyo niyo situation turimo
ngemba mvuze ikintu umwana muto sari bimeze bite umwana muto ubwo se ntabwo ubyumva umwana muto ni yonka nta mata no kurya ubwo amata yo yabuze nyine kubita bibero y'amazi agasinzira ibyo abantu bumva bitabaho ariko hari igihe kibaho bikabaho nanjye byambayeho ndi umugabo wo kubihamya wajyaga wumva ubuhamya bw'abandi ariko ndemeza nashidikanya yuko biravuga ngo ahirwe ihangane mugerageza kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo uyu ni umusaraba wanjye Yesu yikoreye umusaraba we ari we ibyaha byacu nanjye umusaraba wanjye narisiya nagora umusaraba numufasha numudamu nyine iyo mvuze umusaraba abantu bashobora kubyumva ukundi kuntu kuko tugira abantu bumva ibintu kwabo yego ariko iyo mvuze umusaraba ibintu ibyabaye kuri Alicia twabigiranye n'umusaraba kuko hari benshi batabyihanganira Yesu nawe yafashe ibyaha by'abantu umusaraba wari igiti ariko yaravuze muri Bibiliya yavuze ngo ushaka kunkurikira nabanze yiyange afata umusaraba wagira iki ankurikire ntago umusaraba rero ari ya simbole y'igiti umusaraba Yesu yaravuze mu mwuka spirit ni ibintu bigoranye ni ibintu umuntu wese atakikorera nemeza yuko ibyo Alicia yanyuzemo cyangwa ibihe byarimo Imana yabonye ko ari ngiye bikwiriye niyo mpamvu mvuga ngo ni umusaraba wanjye kubishyira ku bitugu byanjye nubwo bigoye ariko nemeje nashidikanya yuko uyu musaraba no wanjye mu byiza no mu bibi ko Niyo ndahiro. muzaba na karamata mu bukire no mu bukene ko muzaba na karamata Alicia ihangane Imana muri kumigomba kugukiza so reka tuvuge n'ubwa mbere ubundi ibintu byari bimubayeho cyangwa ni ibintu bisa nkaho bigarutse ariko byari byarabaye uya ni ubwa mbere ni ubwa mbere nawe uramuzi ni ubwa mbere ako izi cyambaye cyarangaje pasi ku cyumweru yarancitse acika saa 4 z'amanywa izuba riva ubwo akana gatoya kari karwaye ngenda ngiye ugashakira umuti muri farumasi kugira ngo ndebe kahembuka kurwaza umwana nyina byari bikomeye ngarutse abana barambwira ngo aje kundeba akubwo yasaga naho yorohewe tuzi ngo arimo arakira abafatiyeho natangiye kumushaka izo saha ndamubura bigeze saa 11 z'umugoroba njya kuri RIB Kagugu kugira ndebe kwamfasha kugira iki kumushaka gezeho nanga ndabibasobanurira barandika amatangazo nyine baraherezanya ku isaha ya 2:00 z'ijoro nibwo nagiye kubona mbona umuntu aramamagaye arambwira ati tubonye hano naho nashakiye arambwira ati turi ahantu munsi y'agataje za mu Kigarama munsi ya za Beretwari ati tubonye umugore mu gishanga muri ayo masaha barambwira ati waza ukamureba ko atari mwe wawe nuko nagiye kureba madamu sanga yacotse mu maso yisize itaka yagari ubwonkore yagari ubwenge rero akubwiye ibyagiye mubaho kuntu umuntu yagiye kuntu umuntu amubwenga agenda agiye mu gihuru ibyo byose mbona umuntu gutyo urumva intambara itoroshye umaze n'imizi bugoye ariko nemezanya n'umutima wanjye yuko hezo rya byose rihari kwa muganga aho rero sasa bakubwira ko bigomba kugenda gute yenda kubyo bagutegetse kwa muganga uyu munsi wa none binajyana ku imiti yo kwa muganga ijyana na regime ubushobozi bwo ndabizi ubu ngubu iyo bimeze gutya ibintu byakomeye dore ko genda no ko harimo bimwe mba ntemerewe kuvuga bitewe n'impamvu ziba zihariye ariko umuntu ashobora kwibaza
kwa muganga aho uyu munsi bimeze bite bijyanye no kuvurwa binajyana na regime y'ibyo umurwayi agomba gukenera cyane cyane mu biribwa nyine byumvikana kugira ngo abashe gutora mitende vuba tubone mama pasiteri yongera kuranya no guhimbaza kwa muganga badufashije kwamuvuza kubera ku bufatanye bwa HCR tunabashimira Imana igibaho umugisha abayobozi bayo kuri HCR barabidufashiyemo ariko batubwira yuko akwiye kurya kuko iriya miti mushizemo bambwira ati akwiye kurya akanywa ariko ntago namuha ibyo nafite pasi ibyo mfite ndabimuha urabibona amaze no guhokwa zose iryo yanaripfutse urumva nayo wazubibona ibyo mfite nibyo muha uyu munsi ntago nyaruka ngo njye gushakisha nawe unyiyambaza ngo paseri birakomeye va uzamura isengesho basi niyo tike nyibone cyangwa se umugati wo gushyira abana uyu munsi ni mu rugo ncungana na madamu kugira ngo atancika nkamubura cyangwa atagira ikindi kibazo runaka utari uruhande rwego yego nuko bihagaze ibyo mbonye ni ibyo nyine ntabwo namuha ibyo nafite abantu barabizi madamu ye turakundana nuko bihagaze nta regime imbuto zavaye se zakuki ibibazo bikomeye so yenda umuntu ashobora kwibaza mu ruhande hari akantu wakomojeho kare uravuga uti ni umusaraba wanjye urabisobanura neza uti mu byo twasezeranye harimo no kutagenda bamwe njye mbona bataba abafasha babo iyo bageze aho babakeneye cyane cyane mu bibazo mukabana mu byiza ibibazo byaza bakagenda ubu uyu munsi wa none kuki ubu kimunambyeho muri buno buryo mu gihe hari abandi tubona batsindwa kandi atari ukwenda banabuze n'ubutunzi ahubwo ari impamvu runaka utamenya ariko ukaba ukomeje kuvuga uti ndarwanirira ishyaka nagira ngo duhe umucyo kuri icyo kintu bijyanye pasi ubundi Imana itandukanye n'abantu nivuga ngo Imana itandukanye n'abantu ubyumve twari tumaze iminsi twigisha urukundo abantu batera muri commentaire ati mwigisha ibyo mudakora abandi bati baricina abandi bagahamagara nimezanya n'umutima wanjye nashidikanya yuko we yari umunzani wo kugira ngo Imana ipimire imbere y'abantu bose n'umunzani ese bigisha ibyo bakora ese bigisha ibyo basa nabyo uyu munsi nimeza nashidikanya yuko ifoto y'uyu munsi y'abantu bambonye muri quartier nirukanga ku muntu wasaze y'abantu babonye mfata umuntu imjyana kwa muganga uyu munsi nemezanye n'umutima wanjye yuko ifoto yagaragaye mu maso y'abantu yagaragaje ko Cedric ibyo mvuga mbikora hari abatarabyemera ariko igihe niki ukibemeze ndabona kubwira abantu pasi ibyo uzabona umuntu avuga ibintu kavanga ari yemera hari igihe kizaza kikagaragaza niba umuntu yemera cyangwa se atiyemera akoze Imana bajya bavuga ibintu ngo tuzabikora kandi tangira urugero kuri Amini Digiri ni umuntu wenyine natanga urugero utajya urakara Yongwe ati nzashinga televiziyo abantu ati na amagambo ya Yongwe nawe televiziyo irahari turayibona uyu munsi rero umunzani wa Cedric ugaragaza yuko urukundo ruhari nuko ndi bunyure muri ibingibi abantu bakambona nirukanga ku mugore wanye yuko yasaze ariko ejo bakaza abantu twongeye kugaruka imbere y'iki yabo none urombaje ngo wewe niki wakoresheje ko tubona abandi babata umuntu batarisobanukirwa nge nabanye na madamu abantu benshi bazi ko namuciye amafaranga niko babizi oya nawe urabizi uri mu batanga buhamya madamu twabonye ko mukunze kuko dukundanye mvuze ko mukunze abatarankunda ariko twabanye kuko dukundanye dusezerana ko tuzabana mu byago no mu makuba mu byiza ibyo rero uyu munsi ndahiro twarahiye zadusohoreyeho amakuba nayangaya naga ari intambara y'amasasu ntago tureba ntago turi abasirikare intambara y'abapasiteri n'iyingiyi pasiteri arwaza umugore tureka musiga
ikiri bwemeza abantu ko nsenga Imana rero n'ibyo ndimo nanyuramo, uyu ni umunzani wanjye, ntabwo ari njye Pasi. Ngiye ku bwanjye nk'umwana w'umuntu, uwo mutima naho nawukura, abantu bakababeshya, abantu baribagirwa, abantu barirengagiza. Ariko kubera yuko Imana yanshyizemo umutima utandukanye n'uw'abandi, ko umuririmbyi umwe yavuze ngo umuntu usuye umuntu, umuntu n'ubumuntu, kuko Imana yashyizemo umutima w'umuntu, nzi yuko ibi byambaho nanjye kandi yandwaza. Rero nabishobojwe na Kristo. dushozwa na Kristo turi muri twe. Yego. Hari message ngiye kubasomera, ubwo ni yo mama Pasiteri Alicia yampaye muri message gutya kugira ngo nyibasomere abantu badukurikiye. Harimo ikirundi cyinshi ariko biraza kumvikana. Yavuze ati, arambwira ati hari icyo numva nanjye nshaka kuvuga, kuko wenda ijwi rye ntabwo ribasha gusohoka kugira ngo. Ubu ndanashima Imana, ahubwo telefone yatangiye kwifata uyu munsi. Mu gitondo nibwo nagiye kubona mbona saa 11 nibwo yanyandikiye, arambwira ngo arashonje. Ubu nta kintu yafataga, nyine byabaga ari he. Nuko aragize ati, ubutumwa nabwira abantu badukurikiye nuko wewe ugihema cyangwa se wowe ugihumeka, yego, wowe ukibasha kuvuga uvuge hakiri kare, wowe ugifise uko utambira Imana witambire hakiri kare, kubera ko ushobora kugera mu gihe ubura n'ijwi ryo kuvuga, ukabura n'amaguru yo kubyina, kandi waranze kubikora ugifite igihe. Iyi Mana uyibyinire ugifise igihe. Byumvikane ari kubabwira ko afite experience. Buriya rero umenya agaciro k'ijwi igihe waribuze. Ubu ngubu uyu mwanya wa none nibwo yabashije gusobanukirwa neza, ari nayo mpamvu avuze ati reka nanjye mbabwire buno butumwa, icyo ushoboye kugikora ugikora ugifite igihe. Niba komera Mana amashyi. Ego. Buri kimwe cyose ufite gukora ugikore muri gihe cyacyo. Tuvuge n'urugero, uyu munsi wa none ushobora kuba waranze kubyinira Imana, kuyihimbariza ukibishoboye, wacika amaguru cyangwa se wakora impanuka, nta muntu uba ubikwifurije ibyo bibi, ariko ushobora kuzifuriza kubyinira Imana muri bya bihe utakiyafite ya maguru, ukicuza impamvu utayakoresheje ukiyafite mazima. So ijwi ryawe ryiza utarikoresheje mu gihe ngo uvuge ibintu byubaka cyangwa se bihindura abandi, cyangwa se muri make byubaka umuryango, ukarikoresha ibindi byangwa n'amaso y'Uwiteka, kiba ari ikibazo gikomeye cyane. So ni ibintu byinshi cyane nyine ahangaho ushobora gukuramo. Ubwo nibwo butumwa yarabageneye Alicia. So ntabwo ndi bubatinze ko ndabizi hari byinshi cyane. So Cedric, tubwire uyu munsi wa none hano mu rugo cyangwa se mu buryo runaka ibintu nkenerwa cyane, yenda abantu badukurikiye bifuza kuba bafatanya namwe uru rugendo murimo, ibintu nkenerwa cyane byihutirwa. Ndabona agiye kutwandikira. Twandikire. Na pastor abatubwira nta kibazo komeza. Ikintu cya mbere nabwira abantu, ntago inkunga nkeneye cyane ari amasengesho. Abantu bajya bavana ibintu byo batekereza mu bwonko bwabo. Ntago ndi hano ndimo gusaba inkunga y'amasengesho, ni izina ry'Imana pe. Gusenga nibyo, ariko ko gusenga kunsengera n'itegeko ubundi. So kubisaba umunyamasengesho wese. Umunyamasengesho wese akwiye gusengera mugenzi we wabihamagariwe, wahamaga ufite umuhamagaro. Ntago ari ko abantu bose basengera abandi. Ni umuhamagaro, kuko umuhanga mu gusenga asengera abandi. Iyo dusengera abandi tuba tumeze nk'abantu basunika abandi. Iyo usunitse umuntu rero yagezeyo, niko Imana ibikora. Imana ikunda umuntu usengera abandi cyane, kuko uriya muntu yasubijwe nawe urasubizwa, n'abandi wasubijwe akagaruka nawe ku bisubizo by'akaguhaho, ugasubizwa biri double. Yego. Warumbaje ngo ni bihe bintu nkenerwa cyane umuntu ahura nabyo mu rugo akeneye. Uyu munsi mfite abana bashonje, simbye abantu ngo ngurire imyenda, sinawe nkeneye. Abana barashonje. Yego.
ku ishuri se byo bari mbere. kwiga abajya ku ishuri se bari kwiga bo abiga bo uhiga barimo kujya ku ishuri bari ku ishuri kugenda ku ishuri ariko urumva nyine problem bari bamaze iminsi bafunguye kuri minebare hari ishyuye dukeya ubwo nyine nuko kujya kw'abana uwo mutoya kubona amata uyu munsi kwita kuri nyina kugira ngo abone izo mbuto noneho Kubona urumva imbaraga z'umubiri. ngiye kwinjira muri izindi krize z'iki z'ubwishyu bw'inzu kuko urumva ukwezi kugiye kwinagamo ntabwo ndimo ndakora cyangwa ndashakisha nuko problem navuga byinshi ntihora umbajije yego reka ntegereze ngo hari ukuntu abantu bajya babifata ngo uriya Cedric na Alice yabaje gusaba umuntu wese asabaho aho azi bamuha niba ubyina ikimansoro wajya muri kabari kubabwira ibyawe ariko nkatwe tuvugira hano kuri YouTube abantu niho batuzi ibyacu tugiye kubibwira mwebwe ntabwo ari ukwishyira hanze cyangwa abantu mugira ukuntu mubifata ntabwo ari ukwishyira hanze ibya presidence bikemurirwa muri presidence okay nuko kandebe iyi message chakaboge neza kamaza nyuzemo amaso ubone gusoma sibyo message agerageje kwandika ni ngufi ariko irimo ibintu byinshi cyane turimo turabaza pasa Cedric ibintu nkenerwa byihutirwa cyane kugira ngo wenda ubuzima bwendereye akandi kantu gatoya singuciye mu ijambo rero tusome message nk'ubu ngubu urumva madamu ubundi hari activities zikorerwa impamvu hari ibyangombwa bikeneye kuva ikirehe kugira ngo bambwiye ko nshobora kujya Indera ariko hari ibyangombwa bikwiye kuva muri HCR Imahama uyu munsi kugira ngo njyane umuntu nk'uyu keretse atagisi vatiri kugenda mutegana nawe urumva biragoye rero urumva nabuze uburyo kupfa kumugezayo no bamaye rendezvous uyu munsi urumva byari byanze madamu bona nta kigenda mfite rendezvous yo kwa kane hari akanara gukubwira nawe n'umwana kumusiga ntacyo cyangwa kumugenda n'amata yego so ari ubutumwa ramati urugero nuko nta cosa nuko atacyosa na cosa nuko nta cyosa biratwara umwana akabura nyine kubura amata ku mwana amashereka ngo bimutwara amabere nyine akumva nashaka kosa yumva ibintu bimukubita mu matwi ngo yirukanka akirukanka umwana akaba atabona uko amwose ikindi bibuke ko kubanze neza ndi umudamu yirukanka ndi umudamu ushakisha so hano bashatse kuvuga ngo umudamu ushakisha oya madamu arashakisha kugira ngo ajye gusaba yajyana kumesera yego rero sinzi n'igihe nzavuga sinzi igihe ubu kwiruka bizahagararira ujya kumva ukumva biraje izina rya Yesu bihu imisozi ukayimara so muzanansengere mvuge kuko gukora nibyo byanjye gukora nibyo byawe rwose usengere abashe kubasha kuvuga ururimi rugoboke bita kugobwa gobotoke ni impungenge wumva afite cyane cyane ariko imibereho y'umwana ya Desite imibereho y'umwana muri rusange n'izindi ngero zitandukanye z'ubuzima ariko biragoye cyane kubona naba banyita kiragi narakuze mvuga baje kuvugira Imana humura bagusengera aka kanya ejo
tugomba kumva andi makuru y'uko wabashije kuvuga none ugomba kuvuga mu izina rya Yesu i Nazareti. Yego pasa ntabwo ndi bufata undi mwanya mwinshi cyane, reka ndashaka gushimira abantu aka kanya barajwe inshinga ndetse babajwe banahangayikishijwe n'ikibazo cya Alicia ndetse muri rusange nawe by'umwihariko ubwo ndagaruka ku bana mureberera mushakishiriza kuko ahanini cyane umurwayi ibira binini ari gufata rero sasa ikintu cyiswe imirire ni problem kuryama no gusinzira ibintu nk'ibyo byose ni ibinini bisaba umuntu ibintu byinshi cyane ariko cyane cyane kurya ibiryo biri energetique ibiryo bifite imbaraga dutera imbaraga cyane kubera ko imbaraga z'umubiri ziba zatakaye nyinshi cyane so ni ibintu byinshi ndabizi byinshi ntabwo mwabishoboza ariko urukundo n'ubuntu bw'Imana bibe kuri mwebwe abakunzi ba Ndiho TV abagiye babakunda bashyigikira ko abantu benshi mu minsi yashize twize kubasura bamwe bavuga ati wow abantu nubwo ari abakozi b'Imana ariko ikindi cyo batwereye n'imbuto batweretse ingero zo gukundana so ni ikintu kiza cyane so ikindi cyo navuga mani guhumugisha kubw'umuhate n'imbaraga n'urukundo wagaragarije Alicia mu gihe yarazikeneye ubu kigende cyo yaragukeneye no se ngo agukeneye muri bya bihe ngo sheri ngo shushu be ngo agukeneye ahangaho rukomeye kugira ngo abone imbaraga z'urukundo z'urw'umukunda twavuga byinshi ariko reka ngwe kano kanya ufite ubundi butumwa watangariza abantu cyangwa se ikindi kintu nakwabwira abantu kugira ngo tunareke izindi gahunda zikomeze kugira ngo n'abandi bantu baradukurikiye nabo babone umwanya wo kubahamagara no kugira byinshi cyane babasha kuganira birenze ibyo tuba twaganiriye ahangaha kuko hari byinshi cyane tutavuga for security purpose. Muri imwe mwerutse kuri mbango amarira yanjye atemba ajya mu nda amarira ndirimba ntagara yo mu migani amarira ndirimba n'ibyishimo ibyo nkorera Mana sinzi uko nabisobanura amashimwe uri gushima Imana bimeze gusa nge ndashima mu bibi no mu byiza dushime kuko impamvu mubwiye ndashima Imana igihe yaragemye mu gihuru tuza abantu benshi bajya babyara ntibamenye aho basamiye inda tuza abantu bajya baterwa ibyuma ntibamenye abantu baba bateye ibyuma ariko ndashima Imana yuko uyu munsi yamurinze ndi kumwe n'umugore wanjye agihumeka umwuka wazima. Haleluya. Nibe byonyine. Amen. Ikindi reka ngure ko nsome message nta kibazo. Reka ngume yavuze ngo reka ngumeze. Ikindi pasi ndashima Imana yuko umugore wanjye mu kwirukanka tigize yambuka umuhanda ngo bamugonge uyu munsi aba ari mu bitaro ari umusazi ari mu bitaro ibyo nibyo nshimira Imana. Rero nizeye ko azakira mu izina rya Yesu agomba gukira kuko ubu nubuhamya Imana imiragira ngo yongere ku bwari buhari nubuhamya Imana igira ngo yongere ku bwari buhari. Amen. Kuko bira yaravuze ngo Yesu yahumuye impumyi kandi yahumura itahumye none se none iyo usomye mu gitabo cy'ubutumwa bwiza kwanditswe na Yohana ibice 9 hari amateka y'umuntu wahumuye na Yesu wari impumyi. Abafarisayo ngo baje kubaza rero bumvishe ko Yesu yahumuye umuntu wanga kubyemera ngo ngombwe ko bajya gushaka abatanga buhamya bajya kureba ababyeyi be ngwaze ngo mbese uyu mwana n'uwanyu barabwira ati yego bivuge ko bana basabye igitabo bagiye no mwirangamimere bagasanga ari uwabo. Ese yavutse ari impumyi barabwira ngo uya makuru tuzi nuko ari twe twamutwite tukamubyara yavutse ari impumyi ariko ko yahumutse ntabyo tuzi natwe turareba mugira iki mumwibarize nawe ni umugabo. Rero iteka ryose niyo mpamvu mubona n'ingi muri mu murabibona hari gihe abantu muzamwumva twonye madamu yongeye kuvuga ko ndizera ko azongera akavuga kandi noneho ibyo kuzuvuga bizabyiyongereye buriya ndemeza nshidike ko Imana yongeye kurema topic hari impamvu Imana ibigize gutse kugira ngo mwese mubibone
hari impamvu Imana ibishyize ku mugaragaro ukuntu abandi bayifata, ariko twe twemera yuko abantu bizera Imana imanza gushyira ibintu ku mugaragaro kugira ngo abatizera imbaraga z'Imana bazizezwe n'ibyo Yesu yakoze. Dufite abantu batajya bemera ko Imana ikora, batajya bemera ko Imana yahuje n'abantu. Hariho abagabo benshi barahari bambwira ati ubundi ni gute bana n'umuntu wasaze. Barahari izo mishaje zirahari. Reka da bakamu ariko ntabwo azagusiga, ntabwo azigera gusiga ngo yikuremo agende. Ariko Theo yararimbye ngo irizabe imbuto n'irimungwa, ngo umusige se urumva. Theo yaravuze ngo irizabe imbuto n'irimungwa, bari kumuha banza tubwire iby'imbuto izamungwa nabyo banza wumve icyo ari kuvuga hano. nakubwire Abantu bari kukubwira ngo musige kuraba impeta umusige wigendere. Abo bantu bari kukuyobya bimeze biti? nari mvuze ngo irizabe imbuto n'irimungwa, aramungwa rigasiga. Banza ubivuge. Oya ntabwo nzagusiga. We twarasezeranye. Reka mbanza nsome iyo message. Wowe uri kwanga kubivuga ibintu uri kumukora shuro batangiye kukubwira uti aya irasevinze nta kibazo. Bibaho. Byagenze gute pastor? Kuko urumva ati bari kumbwira ati ibyo by'impeta wambara ni ibiki wasize umuntu ukigira. Kandi kiba gisekeje nuko byinshi bikorwa n'abantu basenga n'abantu dusenga. Umuntu akaza aje ngaje kugufasha gusenga, ahubwo azeje azanye n'amateshwa. Mbivuge? Aha, kambanza mene iyi wari rero ngiye kuyimena gutya. Wowe ati bari kukubwira bamwe afite amakuru ko uri kubwirwa ubutumwa buvuga ngo musige, ngo n'abyeyi baramusize kandi imipaka urabizi irugaye. Yoca he mugabo, yoca he? Reka nkomezo ni message rero. Urumva ni ibintu bari kukubwira kandi biba byamugezeho, birakubabaza cyane kumva babivuga. So nta kundi ndababara kuko n'abana barampamagara mama bikanga ko nitaba. Can you imagine? Umwana agamugara mama n'urugwiro umenye amenyere kumwitaba bikanga ijwi shwida. Ndashimira umugabo wanje. Rwose mama yewe arakuhagira akamukora byakamutamika kira kicocote kuko yanyitayeho. Ikindi nshimira abagabo bihanganira ibigeragezo by'abakunzi babo. Hari abagabo banambye ku bakunzi babo nka Cedric, aho rukomeye kamubona rwose byose yego akakwambika wajya kwiyambika ibintu nk'ibyo byose. Yego uko rwose ni ingero zifatika, ndetse n'abagore bita ku bagabo babo mu bihe by'ibigeragezo. Ubundi Pasi ni nyira. Hari umuntu umwe uzamenyesha tukajya gusura. Nani? Umuntu bita Barakagira Pascal. Pascal Barakagira. Madamu wanjye nakira. Tuze gusura Barakagira Pascal. Uramuzi Barakagira? Pascal Barakagira uramuzi evangeliste? Ufite ukuntu areba gutya ukuntu ijisho rimwe. Wanda uvuga ngo ati ngiye nzasenga Imana yanjye, wenda ufite ibindi usenga simbizi, ariko ngiye narayibonye. Wandi wirukase muri stade, umugore we nawe yambura ubusa. Muri iyi minsi ndimo ndasubira kuhamya bwa Barakagira Pascal. Bakakubaka nkabusubiramo nkabwumva. Bwase Barakagira ko Imana yamucishiyemo ari umuvuga butumwa. Ngiye mushumba noneho. Okay. Nuko bimeze nkabyumva nyine. Kandi n'abandi twe dukwiye kuba sample z'abandi, dukwiye kuba ingero z'abandi, kuba ibiyo, kuba ikiyo. Rero ndumva tuzamusura madamu nakira, kazakira vuba ndabizi neza. Imana iraza kugira ikintu irema. Oya ni vuba. I mean digiri. No. Amahera yo kwivuza
Pasi reka ngo yandike reka yandike nyine nanjye hari binanira bikunanira mujye ari kwandika ndagira ngo abantu badukurikiye bahereze nimero ya telefone zo bashobora kubandikiraho benshi ndabizi barazifite wito ushakamo Pastor Cedric cyangwa se ushakemo Alicia Muhorakiye muri telefone yawe nusanga utamufitemo cyangwa se utamufite reka kubwire nimero za telefone zabo kugira ngo dusoze kino kiganiro muri make twabashije gusigarana ayo ma nimero de telefone yego telefone reka mbabwire nimero ya telefone mwatuboneraho mu bihe nk'ibi ngibi turimo rakoresha telefone imwe twari dufite ebyiri mu minsi yashize imwe nyine umva nahise mbanza kuyigurisha kugira ngo nyemure ikibazo byihuta kugira ngo nyemure ikibazo nari mfite ubwo rero ubu urumva nyine nahise telefone nyigurisha kugira ngo nyemure ikibazo ubwo rero nimero nkoresha ndimo gukoresha nimero ibare ku mazina yanjye kandi ndumva ushobora no kuza kuyishyiraho hariya muntu uza kukiganira abantu bari buyibone ndabizi neza uri bubikore ni 078 94 22 7 2 078 94 22 7 2 ni Randora Sangwa Cedric nawe ujya nange yawe urarwaye bamwandikire telefone ngiye uyifite nzagira uzamandikira ku yanjye WhatsApp yawe muri telefone yanjye cyangwa n'abantu bakeneye kugira ngo bamwandikire yego 078 97 82 643 iyo nimero ya Madame Alicia Muhorakiye uguze kuzishyiraho zose Pasi uze kuzishyiraho nuko ijambo anyandikiye muri kino tusoza kino kiganiro arambwiye ati ngewe ndashaka ko mumfasha mukansengera nkakira vuba nkanakora yenda n'ikiyede nkanakubura no mu muhanda ariko nkazabona amahera nkashimira urubavu rwa rwose nushaka uzajye naho u Rwanda ruhera ariko ushimisha ubashe kubona amafaranga yo gushimira umugabo akagukurikira akakwirukankaho hose akakwirukanka inyuma wamushimira ute n'Imana imuha umugisha ndumiwe reka dusabe Pastor Cedric yongere yasabira umugisha abantu bakurikiye kino kiganiro binajyanye nuko bababaye hafi ndetse by'umwihariko n'abandi badukurikiye mu kiganiro ndetse n'ibigiye gukurikiraho bize kugenda neza yego Imana ikuyobore Pasi nawe turagushimiye cyane abantu bakurikiye Impanuro TV Imana ibaha umugisha Uwiteka abahaza uburame azaho kuzabona ibyiza byinshi kandi n'ukuri mbashimiye mbikuye ku mutima kwa mudufashije kugira ngo inshuti z'umuryango Pastor Cedric na Alicia murabizi Pasi yabanye natwe mu mumatizo turabashima abantu bagiye badufasha Mariam ubu ngubu nawe yabonye aho kuba ibyo bikorwa byose n'ubu twagiye tugeraho turi kumwe n'Impanuro kandi turakomeje nubwo Madame ameze gucya n'umurimo w'Imana urakomeje mu minsi itaha bizaba bimeze neza reka rero dusenge dusoza Mana nziza Mana ishobora byose turagushimye yuko wabanye natwe watangiranye natwe dutangira kino kiganiro ukabusozanyije natwe turagusabye ngo umugisha nubaneke ku muntu wese uze gukora uze gufungura kino kiganiro agifungura aze guhabwa umugisha umugisha cameraman umugisha Pasi umugisha umuntu wese ukurikira Impanuro TV cyangwa se umuntu wese wakoze subscribe kuri iyi channel umugisha ndagushimiye ko wandindiye umugore ndagushimiye ko wandindiye urugo ndagushimiye ko nanjye ubwanjye wandinze urakoze rero tugushimiye uko komeje kuduhera igihugu amahoro ibindi bihugu turimo turabonamo intambara ariko igihugu cyacu komeje kukirinda tugushimiye ko wadukuriye covid mu gihugu komeza kubana natwe urakoze rero twagushimira ko watanye natwe abasozanye natwe ubundi ibyo ushaka n'ibyo ukunda ibyo ku bwoko bwawe mu izina ryawe Yesu amen. Mane baho umugisha rero abantu bose abanye natwe turabakunda kandi tubifuriza ibyiza mukomeze gukurikira ibiganiro byacu aho muri
hose mwibuke gushyigikira uyu muryango wa Pastor Cedric ibindi byo mukomeze kugenda mukurikira ibiganiro by'Impanuro TV turabakunda cyane. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.